ngwino winjire mu mitima yacu, ngwino wirukane mu mitima yacu icyitwa umwijima cyose. Nyagasani Yezu Nyirimpuhwe, twaje tukugana tukuzaniye ubuzima bwacu bwuzuye umwijima. Twaje Nyagasani tukuzaniye indwara zitandukanye muri iyi minsi, izisobanutse n'izidasobanutse ndetse n'izitaramenyekana na muganga. Twaje tukwituye twebwe ubwacu ndetse n'abacu bose barwariye mu bitaro bitandukanye, abo twasize mu rugo. Twaje twizeye ubuvunyi bwawe Nyagasani Yezu, Yezu Nyirimpuhwe, Yezu wacu, Yezu dukunda, ngwino mu mitima yacu. Yezu ngwino iwacu, ngwino tuvure indwara z'umutima, ngwino uvure abafite indwara za diyabete zibatera guhora kwa muganga buri munsi, abakecuru bacu barwaye umuvuduko w'umutima, umuvuduko w'amaraso badashobora kongera kwegera mu ngoro yawe. Abo nabo bagiriwe neza, bagarure iwawe Nyagasani Yezu. Tugutuye ibyaha byacu Nyagasani, muri iki gihe dufite ibyaha byinshi byatugejeje imbere yawe. Uyu munsi tumaze imyaka myinshi turwana nabyo Nyagasani, ni kenshi tubeshya kugira ngo tubeho, ni kenshi twiba mu maserivisi atandukanye. Uyu munsi turashaka kubihagarika. Ni kangahe dutanga ruswa kugira ngo tubone ibyangombwa bitandukanye, nyamara ibyo byose birakubabaza. Nyagasani Yezu Kristo, bandura mu mitima yacu icyaha cyo kwiba. Nyagasani Yezu, ababyeyi benshi bakuzaniye inama y'imiryango yabo, abagabo bahora babatondera mu ngo zabo, abagabo barara hanze. Daniye uyu munsi Yezu mwiza, uvura imitima yacu, twe kwihangana, masezerano twagusezeranye ko tuzabakunda no kubaha iteka ryose tubyubahirize mu buzima bwacu. Duhe imbaraga zo kwakira imisaraba yacu. Nyagasani Yezu, twaragushimiye uduha urubyaro, ariko uyu munsi abana baratunaniye. Abana nibo waduhaye, babakiriye nka kado yawe. Nyagasani, tuwe kubakunda no kubakira, ariko niba ari ugushaka kwawe Nyagasani, uyu munsi abana twakuzaniye turagusaba Nyagasani ubakize. Abana babaye imbata z'ibiyobyabwenge, abana batagera mu rugo, abana banze kwiga, abo bose urabazi Nyagasani. Nyagasani Yezu mwiza, twemera kuri buzima mu isakaramentu ry'Ukaristiya. Hari benshi bananiwe kwiyakira kubera uko bateye, uko bavutse, kubera imiterere yabo n'uko abantu bababwira. Tanga uyu munsi umugisha, tanga ingabire yo kwiyakira. Yezu Nyirimpuhwe, muri iki kibaya, kuri iyi ngoro yawe hari ababyeyi benshi, hari ingo nyinshi zigutezeho urubyaro. Izo nazo turazikweretse. Yezu utanga urubyaro, ni wowe utanga abana, ni wowe utanga ibyishimo. Nyagasani, turemera ni wowe wahaye Aburahamu urubyaro, ni wowe wahaye Zakariya urubyaro, ni wowe wahaye Sara urubyaro. Ibyo wakoze ejo n'uyu munsi wabikora. Girira impuhwe ababyeyi, maze ubahe ibyishimo. Nyagasani Yezu, twaje uyu munsi kugutura ibyishimo, twaje kugushimira. Twaje kugushimira Nyagasani, kuko hari abo wahaye akazi. Nyagasani ubishimirwe, Nyagasani ubishimirwe, shimirwa Nyagasani Yezu. Tuje kugusaba ukwemera Nyagasani,
hari ibyo tubona tukibwira ko bidashoboka, nyamara iyo wabwiye mariya uti nta kinanira imana, yego nta kikunanira, tuzi ko ushobora byose, niryo zina ryawe yesu mwiza, tuzi ko ushobora byose. Imigambi yawe si iy'abantu, imbaraga zawe zirizaho,
tumusabira